buri muntu murawishaga muramurisha anda Yosefu yari mwiza icyo bitumiza yari mwiza abonye aramutunga aragura aramujyana nubwo amujyana ukuboko kw'Imana kujyana nawe ukuboko kw'Imana kujyana nawe bamuhagaze ko kuko gasanzwe n'ibyo atazi Imana irabimwigisha iramushyigikira siniramubyumvisha aho ngaho uba Potifari ngo abonye ukuntu ubwiza bw'Imana buri kuri Yosefu ngo abonye n'ukuntu Yosefu yito aravuga ngo umva umutungo wawe uhereye hano mu rugo no hanze hirya ngiyo aho afite Imana hose niwe manara nta mashuri atadepoje atayoboye televiziyo atari bene wabo nari mu cyo bivugwa mu Imana kuko Imana kubarira y'izina ryayo ugishije Imana uheruje ugishije Imana uheruje Jetera Potifari adawisha ubutumwa bw'akazi Satani azamukira muri cyo cya Yosefu uyu mugore yuzura amarara yuzura umusambanyi yegera Yosefu we ndagukunda Jeff I love you ndagukunda sana Yosefu mu izina rya Yesu abasimu bashe singiye guhanga umugore wa bose esha bose nanga hano fatiraho naza nanga zabimenya Yosefu ati nanga zabimenya nubwo bose atabimenya iyana abayongeye kurwanya aratima bakabitera nahaga irimo kurutera Yosefu yagukora icyaha bashe Yosefu yagukora icyaha atitaye nawe arabonamo atitaye wowe ukorera aho atitaye kositimu y'igifungo kimwe ukorera amandika atitaye bizinesi yawe yaguweshyira Yosefu arashya ngeze kugakoreka kugaho bigutera ku buzima urimo cyane niba utakumva bigutera ku buzima urimo cyane bigutera ku bushomeri ufite cyane bigutera ngo umaze ngo wirane bimenera kurengereze cyane bigutera ku bushomeri cyane bigutera ku bukene cyane hari Imana ihindura amateka Bibiliya avuga ngo bagahora bimubwira arabyanga bw'igihe kiragera ngo yinjira mu nzu Yosefu agiye gukora umurimo kandi muri iyo nzu Bibiliya avuga ngo nta mugabo wari uyirimo nyirabugera arinjira hagati Yosefu we uzi ko uri mwiza amutera umuto ndagukunda Yosefu ati mu izina rya Yesu umwami turyamane Yosefu arabyanga nyirabugera ati n'ububyanga ndakifatira nirangiza kuyikorera Yosefu atari gusambana niruka Yosefu aramwifu atera intambwe yiruka nyirabugera arambura ukuboko asimbira umwitero wa Yosefu atari gutakaza agakiza zati imyitero umuhera ubusa ariko agakiza iyo uguye hari no kubagukuye amenyo hari n'iyo ugarutse imana ufite gitoya ntabwo gusubiza Yosefu arahunga amusigira umwitero agera hanze nyirabugera isoni zimukoze atera hejuru ararira ariza wangurano bazanye ayigesha ndagiye arihererane ngo turyamane ndabyanze dore ikimenyetso tega amatwi n'iwacu mu Rwanda twemera ikimenyetso nushaka bakoresha ikizima n'ikimenyetso wiranga Bibiliya irahetse tu nushaka bakoresha ikizima n'ikimenyetso igahura gatubiri nyuma y'iyo ngiyo n'ikawa tigafika yo Potifari yari generali kwa generali harababoha babamenye ufuzi w'igihugu mbere y'abaje mbere y'abamugurano
afite za afite za ushaka gukina gituma afite za afite iki za baramuhanuri muri iki Imana ihumuye sha very good do amen kandi baramufata Imana yabyere kandi afite amaseze n'igiti kimugera Imana yabyere Yosefu Baramuti yaravuganye n'Imana kwizamuzamu none Baramuti ariko akubita Imana ikamuvugi mwana wanjye ndi kumena nubwo bikomeye zabyoro nuca amazanga azagutema nuca mu ntamuza ariko barimo kumugi tega amatwi aho nashaka narahageze aho nashaka narahageze bantu b'ikameza bantu b'ubwishime ndabizi naturutse impande zose mwari ahangaha gusenga mu mirwa no mu migi Imana abwira ndabizi bamwe muri abahanuzi ndabizi bamwe muri abadiyakoni bagenzi banjye ndabizi muri abaririmbyi muri abashumba bacu mu icyumba kuba mufite nza kuba barabahanuye kuba mutuyobora ahangaha kuba muturinda bigakunda ntabwo bikuyeho kugera gezwa ntabwo byushye n'igihangaha ntabwo bikuyeho kugeragezwa ntabwo bikuyeho kugera gezwa ariko ijambo riryoshye ntabwo bitugerageza arakaze arakaze aritugerageza niba mutangira kubera Imana amashyi mbibutsa ko iyo Imana ivuga itangira ikavuga iherezo hagati hari Imana ihagirwe ushaka ikizi hagirwe ivuga itangira ikavuga iki hagati hakagira iki Imana uzi umukobwa Imana igira mwana wanjye nzagukorera ubukwe nzaguha urwo ruzifuzwa n'uwo ari we wese ariko yaresha agasanga nigahura ni hagati iyo ikubwiye ko yahurira hagati we ntazasanze iwacu ntahurira ariko icyo tuyishimira iyo yavuze itangira ikavuga iherezo no hagati turahatahuka no hagati turahatahuka mbibutse ko amashuri twiga y'ibigeragezo Imana yemera ko tuyiga ijana ku ijana munyikizere Haleluya. amashuri y'ibigeragezo Imana yemera ko tuyiga ijana ku ijana arabiza asanzwe ku rubande hejuru ya kaminuza yawe n'icyongereza n'igifaransa n'igiswahili nayo y'ibigeragezo uzayiga naho wayagiti nimushaka mugiti aho uzabipepe umva naho uzabipepe kandi telefoni yaraza tica agutuma ababyeyi wakomeza kwigomota kamusibi uziusibi ufite kursi ya leta urishuri iyo utiri gusoma urisubirisha uraryishyura mube maso mwongere amasengesho
Yosefu birangiza muri gereza kumufiteza ntibyatutegereza ababyo turabyumva kumutwaruriye ntibyatutegereza si gahunda tu ariko barumvaniye uko kwimana kujyana nawe abari ugufashwa haleluya Haleluya. ndagushimiye Mana ndinde kwishyura Bibiliya babagiye ayiburiza ku muyobozi wa gereza Directeur General Abakusi amubwira ati umugisha wa Mana izagendana natwe amuririsha imbohe zose Mana izagendana natwe bari kuhumisha ate Amen. kabiri muri gereza hari ibintu yakomoka Yosefu ni wowe uyikuriye muri ibyo byose kubera ubwiza bw'Imana Imana kubera ubwiza bw'Imana muri gereza biravuga ngo abagabo babiri muri gereza bararota umwe barota yikoreye ibiro by'ibitsina abona ibisiga bimuriye ku mutwe kubisobanukirwa biramunanira undi barota yasubiye ingamba we yakoraga kuba umuhereza wa vino kubisobanukirwa biramugora Yosefu arasobanurira wowe warose wikoreye ibiro by'ibitsina ukaba ibisiga bikuriye ku mutwe tega amatwi icyo bivuze iyi minsi itarashira urafunguwe ndaguciye umutwe wowe warose usubira mu kazi kawe k'umusatsi wa biga iyi minsi itarashira urafunguwe usubiye mu kazi wakora ariko ntugerage uzanyibukire uzarwaneho kumpanuro kunde zakurwana hariya ndavuga rikiriya kuko muri mu cyiciro kimwe uramwizeza ubufasha kuzarwana ariko mu kanya uhindurwa mu cyiciro yego shenge uravugana n'abasanga mu rwego rwawe enjeniyeri n'umuyede ntaho bahurira yageze yibagirwa Yosefu ariko nubwo yibagiwe iyi mitari imbere kuva mu gitondo ntabwo nzakwiba kirima n'urukorera abakina nzakwibagirwa ntabwo nzakwibagirwa uko bitazatwibagirwa yaravuze ngo izarengera intore zayo zihitagira ku mamandari weka muraho ntabwo nzakwibagirwa Amen. Mana ishimwe Yosefu amwibagiwe itazakwibagirwa yigirira umwami ararota ubahe Ndabyumva cyane. uzi ko umwami yarose Yararose. ariko ibintu umwami yarose ntuzagote mu izina rya Yesu umwami yarose ibintu bibi Yarose. yarose ibintu bibi By'umwaka gusa. uyu mwami yarose imyaka ngo yarose inka zirindwi z'umwami n'izindi nka zirindwi z'umushishi arota amahundo arindwi y'umwami n'andi mahundo arindwi atitse amahundo y'umwami abiri atitse abana bakabyumva amahundo y'umwami abiri abyibushye ayitije imyaka inka z'umwaka z'umunani zibiri zibyibushye zikomeza kuba iki imyaka ziramucaho ahamagara abanyabwenge bo mu gihugu n'uwibagiwe Yosefu aramuhamagara hagati n'abasigazi nimuzibwire nimurangiza musobanure izo dusanzwe tuvuga zirabananiye umwami ati niba zibananiye kandi uvuga ngo mwamize ntacyo mumaze iyi gahunda babike wa undi wibagiwe Yosefu yumvise hanze y'urupfu azamura agatoki dufite abantu tujya gusengana itabeza barantegeye ariko imana bahindurira icyicaro ntitwajya kwaba mu rusengero no muri twari tukababura ariko byadayimoni byabakwiye byadayimoni byabahorana yaba umushumba yaba perezida wa korali yaba byateguwe yaba muri cyumba
karahabona icyo bita mandira control karahabona aho kugira ngo twige tugatuke nizikana iyi gahunda ye Biblia ndio Yosefu amuhuza muzi kwa protokoli ya mbele kushesha baranje bamwambika neza yitabona hageze imirima umwami bazanye we bambwi ubasha gusobanura izo zinarose mu bintu byarangaga Yosefu yariyoroshyaga yaratanganye n'abasakuza abanyamati we ndareba ntacyo rero wibukaba ibyo yabikora kabirizo ariyoroshya arabara umusobanuro w'Urwanda ni ukwiriye uzabona abayumve ni ukwiriye utanobera kubibwira warose ntazirindwi z'umwaka mwamatikano kabiri babaho dota n'izindi ntazirindwi z'umushishi amahunda y'ibindi y'umwaka n'amahunda y'ibindi atitse amahunda y'umwaka birabyibushye imyaka inka z'umwaka zibyibushye imyaka mu bice bivuze hari ibihe bije by'uburumbuke umuntu agahinda hakazaza n'ibindi bihe bintu by'inzara mu bihe by'uburumbuke by'ubukire shaka ubuhuha umunyabwenge arabyiza yubakishije akora amadepo ahunikije ibyo kurya inzara n'izaza izasanga igihugu kimeze neza umwami wabigenzuye akemukibyegera akemukabagava haleluya akemukagavume twakurahira umuntu uri mu mwuka ahubwo nawe twabona wabishima yego amina kandi mu gihugu cyacu ubaka amen ugeze ku premier ministre iwanyu mwavutse muri bahanga
niba mutarabatasi iwanyu mwavutse muri banga twavutse turi 12 ariko muri twebwe n'amaso zaramu kandi abo zaramuri agatima karaca Bibiliya ntabwo yoza atabyumvishije arapfuka ashima Imana avuga ati ndabyeyi ni mu badahi ariko reka bashinga ibigega nawe waje guhaha uyashyira mu mifuka yabo nubwo baje gushyiremo umwe yasigaranye ayo bazanye kuyabasubize ariko kugira batamenya muri bya buzima aho ugeze ukudahi ugere bashambe faranga byabo ndafashe Haleluya. habaho mwese ntabwo gusubirana akanagasubirana Amen. yitegereza Petri Frere we uwo bose rimwe kwa nyina apana kwa se akabyumva n'igira Petri Frere we Benja abataka ntabwo mukajyana akanagasigarana nzakarekura mwazanye ababyeyi banyu alisanda Amashima ababyeyi. ntabwo gasigara gutyo ndakabona icyo bita kando abakunda bakaza araboha amaze kuboha asunikira muri gereza icara muri gereza barangije bikorera imifuka yabo baragenda bica bibiri ivuga ngo bageze hirya barabwirana bati ibi bitubayeho ni amaraso ya murumuna wacu ibi bitubayeho ni amaraso ya murumuna wacu bibi bikavuga ngo umuntu uriho amaraso ariho yishe azabisha ivume ari igicamuke ari icyohe ari inzererezi yo mu butara asakurize mu gihugu ariko ni icyohe asakurize mu mashyamba ariko ni icyohe niko bibiri akandi gatabo nasomye kavuga amateka y'Yozefu karavuga ngo bamaze kugenda yinjira muri gereza aho yafungiye kuri Frere mureba aha Benja ni Jejefu ntabwo napfesha ibintu Imana yavuze byasohoye ntabwo gusigara mwene data sigara mwene mama uwo twose rero uva muri gereza shaka uva muri gereza jya ku masezerano bazasanga ibintu byasobanuye jya ku masezerano bazasanga ibintu bigize amuvana muri gereza ajya kucyo bita amasezerano arira ku munyamugisha bavuganye n'Imana bari guhugisha ngo bageze kwa Yakobo iwabo Israeli yakwanza uko mwagiye muzuye mukaba mugarutse muhereza yesu muze wasanze umugabo yatwise abatasi yatwise bamaneko twisobanuye ibyo yagabaye ibyuya none ibyo kurya biduhaye ariko kagahuka kamucura yagasengereza ngo azakarekura nawe abareka amazi nagiye Bibiliya yabaye kuba byumvishije aratwikarira aravuga ngo Yozefu yarapfuye n'umuhereza arapfuye nzarinda njya mu nda y'isi nkibuka abana banjye nubwo muzeharira abana agatima karacyatera nubwo muzeharira abana agatima karacyatera aho kagitera
ibyo bintu ni sawa. Imana ishimwe. Amen. nyuma yo kurira kwa Musenyeri, nyuma yo kurira kwa Musenyeri, inzara ikomeza kumubaniza atari kwicwa n'amarira y'ubuhinjo n'ibindi. Muzehe harajya. Nyuma yo kurya birashira, ibyo kurya bijya bishira. Turi abagabo bo kubihana. Aho tuvuka twahingaga tukadepa imyaka ibishyimbo mu mirima, none ubu ntibigikunda. N'uwejeje ibiro ijana abiraza uruhande no batabitwara, bijya bishira, bijya bishira. Abo tuzi bacukaga muri uyu mujyi wacu, ubu baje guhinga imbazi, baje guhinga imbuto, baje guhinga ibiryo byinshi. Byaranze no guhinga barahinga byaranze, bijya bishira, bijya bishira. Yakobo bishize abagabo batumva tukamusubira. Muzehe nawe uti none baturutse mu kujya yatuze. Umusaza ati nimushaka mu rurembo ko ari mwe nagirira agasere, yanagiriye agasere agiye so bari bagiye, ariko umusaza utari muri iki kera nayo ko abasaza barasohotse, ariko ntangiye kubibona nanjye. Muzehe inzara imukozeho ataho kwicwa n'inzara ndicwa n'igahunda ahubwo najya imbere. Bamanuka n'abantu mirongo irindwi n'abagore n'abana n'abuzukuru be n'ishoreke. Bagezeyo ndafashijwe. Bagezeyo Yozefu arabamenya, ariko ntabwo bamumenye. Ntabwo bariye yawutangiye uyu murongo wose nurakora tugakora tugahaba sana uyu murongo wose. Aha uyu nguyu ni Yakobo. Ngaho hegera barimo noneho uyu yitwa Robe, yitwa Robe. Uyu Robe birangara. Uyu ni umuryango wa Yakobo. Yozefu arabamenya, ariko ntabwo bamumenye. Ariherera avuga ashima Imana. Agishima Imana araza ahera kuri Robe. Amaso yabo ntabwo aramumenya, aramuhobera. Uko amuhobera arimo aramushimira ko yatumye batamuhaye, arimo aramushimira ko yamutabaye, arimo aramushimira. Nawe umushimira ko wakuriye neza, wakuza ngo uzamushimire, wakwishyura kuba uzamushimire, wakubaye ikaba uzamushimire, wagutunga uzamushimire, wagukorera uzamushimire, waguhaye amafu uzamushimire. Uko umuhaye amushimira biravuga ngo begamizanya amazosi amuriraho. Kumuriraho ni ukumushimira. Amaso yabo ntabwo aramumenya. Mani gukurikira arangiye yitegereza bene se avuga ati bene ninjye Yozefu. Amaso yabo arahumuka baramumenya. Nubwo mwangiriye nabi ntabwo napfuye, agatima karacyateye kandi bendera nimwicira imanza. Ibintu Imana yambwiye byagomba guca amazi n'inzira zikomeye. Uwo mwanya tundwa bose baramanuka hasi bikubita imbere ya Yozefu, nshinga uburinzi hasi aho ngaho ngo bakikubita hasi bakabyose bakikubita hasi. Ngo igihe bari imbere ya Yozefu bakubise hasi, Yakobo arahaguruka ahobera Imana. Ukasobanurira byarasohoye hano ni porogaramu gusa hano barakomeye nawe
Michel. Ibahe umugisha ibashe babaza ikibazo musubize ibyo yamubwiye byarasohoye ntibyasohoye irasohoye ibya Yozefu ibyazi ntabwo izabisohoza mani muhumurisha ijambo rya kabiri rwose twavanyemo intego y'umunsi yatubwiye ngo nimushimire hano muri mwenda bamureze muri kabiri ntabwo n'abafatisha no muri gatorora n'abafatisha nimushaka nimushimire nimushimire Amen. Yeah.
hari imbaraga, hari imbaraga. Mbibutsa yuko iyo ugaburira umwana ntamushimire ntamuboneze, ariko iyo umuntu yamushimire abati mwana wanjye bongeze ikijumba se tewe ya papa hoya mama ndahazi, uwo murenge ndaze tewe ya mama ko hazi, wabana kose tewe ya mama ndahazi. Irakoze kugira gukora abibutsa Imana yakoze dutere haleluya. Muri paruwasi ya Nyamata, muri kwitoro witegereje, nasanze ko ari meze nka ariko ikintu babarisha bazi kugira, ni nawe utazi kugira. Shabati, ese ndi kubwira kubera izi gahunda ziba mahanga. Barazi akajyana binabigira muke. Kuki? Ariko barazi. Aho ugendeye. Umuntu utazi kugira. Ariko barazi. Banda kayese. Oya. Utazi kugira ukavuze. Komeza. Barabyina. Rama bahanga kure mamubwiye kubabwira iki. Cyangwa ko nabagiye kubarepetesha. Ariko barabyina. Barabyina. Ubavuga babyina ikora sa. Warabaye Mana we warabaye. Murayizi. Nzi ko aragashaka ihuye. Yabaye wowe. Yarahabaye. Yarahabaye. Uriya Imbaraga niho Dawidi yavuze ngo Imana yacu ngo ni ya yani ndeze ndasize mwibutse ko gatima kagitere hari imyaka nabayemo danje anabara amafire weka mora hari iby'imbaraga hari iby'imbaraga amen etwako twarayibonye abakuru banyiki twarayibonye mwe mubifite amateka twe twabibaye murayibo oya niko bimeze. Haleluya. Baba mwe mubifite mu mateka twabibaye murayibo none aratima karaca Mana zikorera Mana zikorera Amen. Curanga kanitera ari igihe katazatera. Haleluya. Barayibona
muri 90 nari mukuru narayibona 91 ndayibona 92 ndayibona 93 none avokazi ntawabimenya avokazi ibyo byakumva umuhanga ndayibona umutaka matimba karangazi wimasha muhura kizigo kabaro avokazi byarakingiye muri yego sha muri seze yanjye nari ifite none agatima karaca hari Imana yakoze ndayibona uhereye za Nyarutobo za Cyabira za Byumba za Garama za Kibuye za Giti za Gikoro za Cyobo za Kinini amaguru yawe yose agenda none agatima karacapye yavuze bika murane ushire biraba ibintu biraheza shire insimbara turayibona za Kibungo za Ngara za Rukumberi za Sanje za Gatore za Gicumbi hariya za Gahengeri za Nzira kuri Mugesera bareba mu ntoki bareba gahunda ku nkuru zabo n'abasore abana bamwe bagenderaho none agatima karaca ibyo Imana yakoze bigutera gushimira Imana ibintu by'imbaraga hari ibintu by'imbaraga muraho wese turayibona za Bugesera za Mayange za Ntarama za Mbyo za Nyamurika za Kanzenze za Kabukuba imiriro yabo turayibona i Kigali mu Nzove Senti Famille ku Rwamusoro i Butama Avokazigo none agatima karacyateye ibintu Imana yakoze twayibonye za Gitarama za Bwiza za Nyakabanda za Ngaro za Mezi za Nyakene za Kiyumba twayibonye muri Karera za Mbazi za Rubasha za Muturamera za Kazera za Gishapu za Muyobozi za Mutatira bwa Kiyoma za Cyari Piyeri Imana abahari Nyarusozi hari twayibonye Kishima hari twayibonye muri Kamura twayibonye Misege hari twayibonye Matana na Tema twayibonye Isugi hari twayibonye Musajya hasi twayibonye Kizima Biru Imana Imana yakoze hari Imana barayibonye abandi bikoreye ibirago Yesu Kristo no muri Zayire Jésus abandi bikoreye ibirago akaba n'ingoma abasirikare bo kutumisaba leta bo pesa po ibyago bite byose ari kwawe ugeze ingoma macinya kwaka abayobozi babo barakeruka Mana kurinda imugunga n'ikibumbira kurinda ikayiro na Kataya kurinda Ndera na Kashana Nyangeza kurinda Tanzania Birakoya kurinda Uburundi za Kipo Kimonzo Kamisha za Kameni za Somalia ya kurinda Ibugande na Kivaa Matoro ya kurinda za Mozungu wa Zakupa Kukuratia Baza Susoma na Pate Hoka na Pate Kudana Pili na Mashodeni Sakina Mutausa Semwe Kuchini Mkwa Mdiyama na Mutaye Niziru Kitini Ziraza Iwani Imana Kozi Ushini Imana 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 kuhagaraho na Imana pakoze umushinga muri Zayire Imana kurenga muri Zayire kurenga za Muco za Kiwanda Umunagana Togo Birungi Birushoba Masisi Barikare Birigiri Ubumbashi Usangane Kinshasa Cyabanyamagare Ukaganya Ngogo Misake muri wa Mucenge umuremyi wani Mana barira nawe barira neza ibintu Imana yakoze ushimira Imana ibintu by'Imana hari ibintu by'Imana za Kamagora Imana barira hata za Mutano Imana barira ya Zaufia Imana barira unamuza ngo ibintu by'Imana urarimo ufite ibintu by'Imana na hari ibintu byaho ni ibintu by'Imana Imana yakora ababyeyi haleluya mwandikire kwa kagitera abamama haleluya mwambara ibitenge bya musaba bandi banehenya izana soso kone bisire ya jamba sopere wagisi iriba ya koronero ibugu ibaze genshi weka na shida ya
dogiteri nzaguhamika, dogiteri nzakorera Imana, nzajya no muri nibatire dogiteri, dogiteri ntawe uzabya dogiteri we, dogiteri nzajya no muri nibatire dogiteri, reka amazina